umuziki nawutangiye 2019 studio nayigiyemo nka 2021 nakaki kari kakuriye kugira ubeti ingoma ngiye kuzikoma. En fait natangiye nakundaga umuziki muri rusange, kumva umuziki bro. Nyine bya bintu nakubwiraga man. Kera nyiri umupeti bro, nakundaga gukinana na radio byatari. Man sinzi niba yibuka tuno radio twabaga tumeze turiho abakinyi twakera baguraga mu isoko. Ntabwo tuzi man. Ukaza kari potable bro. Ona yuko ubundi normal hari radio Sonatec tu. Sonatec rayibona friend. Ariko Sonatec ntabwo wabasha kuyijyana mu nzira rayibona. So 2019 nibwo bwa mbere rero nakwa kundi muri class abantu bagakoma ingoma kuri table. Man umutipe yarabikoze tu mbikora gutyo ndi kwikinira tu imirongo imirongo numvira serie bro, imirongo ibaye serie ndavuga abatipe bonde twari turi kumwe icyo gihe bose barambwira hey bro why not bro, like should try this shit. Ndavuga okay man, can be trying it too. Afite indirimbo mvuga ngo nyuma y'amajoro 10k idafite views na 1k nje naje kurira nje gupanura map nzitabura banze mbahabura iyi song ndashiramo marina sinyavanga amasosi n'amarira nkorera merci nkorera fem. So nose kumideli kugeza uyu munsi ufite alboro wari wakora nyine ngo uyexpose uretse ya projet iri en cours cyangwa alboro hari ubwo wa defira cyangwa se ubwo wari presenta creation ya I did bro ndi kuri level nziza tu man nakoze inigiye kuba collection ya kabiri. Nakoze collection ya mbere nyikorera expo, urumva nyikorera akaboro kaka expo man yabaye big byatari. Man nyine ni kwa kundi ibintu bigenda biguha ibindi bintu tu nyitangira man atangiye gutyo natangiye nguza akamashini tu naguze imashini doda. Uranidodera ni judoda birayibora umutipa icyara hani papa ariko nanone akaboro k'ubutagatifu nanone ndi umuntu uri chill bro, ndi umuntu uri hori byatari nyine tu niko nibona tu. So rero umutagatifu ino kiriho tu icyo kiboro kirareza kibaze gushya imyaka 1000 bro. No gushya nanjye simbyumva ko Imana ari tumba so wumva man munzajya mu kintu cy'igisafuriya kinise man mwana rwaniramo wakira neza man bwizaba twika gute bro mu gikontineri gishyushye ba imyaka 1000 bro. imyaka 1000 uri muri tari uzi ikintu kirenze abantu bagira bakayimenyera kintu man ukuri kwima bakajya bikubitira widi man wahiye naje nahiye bro no tuzanu man numva bro ibaze ariko ucyutajyushye ahubwo ni kagasirenge ko gushya ahubwo banze piriya amaniga azajya ahora yahiye tu yashyizeho ibikoresho yakubitekereza niyo babahiye tu singi ntabwo babona kiri gute man jegera so ladies and gentlemen nongeye kubasuhuza ni musamangara benshi muziki izajya Afro Swing uyu munsi muri studio mobile z'Uruhimbi Podcast yari kwitemberera i Paris umusaza turahuye. So by the way umusaza afite ibintu byinshi za kutuganiriza, afite ibintu byinshi akora, aririmba, akora imideli, akunda imyaka, nimvuga imyaka ntimwumve bya bindi no akunda guteka. So basuhuza nabibigiremo gakeya umusaza wagwan meze hite man cheers kuri iyo introduction. Cheers bro. Kutuzi kubuzima oje zinanjye interview tu ni describing nk'umu artist tu kuko like hari inkuru boro byinshi byageze ndavuga ni bro n'ubundi byose ni art tu. So ndi umu artist nyine tu wakoze kunyakira bro, umunyabugeni mu kinyarwanda oje Nasimani muri Paris tuye hano za Porte de Versailles muri Paris uri muri aterisi en fait ndi gukora kuri projet yanjye maze iminsi nsohoye collection y'imyenda nkora imyenda. So bayita Naked, they should check it out and then like muri no minsi yo narindi kugenda ntacyo nkubita za connection n'iki kuko turi gukora kuri runaway yayo turi gukora kuri defile yayo mu minsi mike izaba. Niyo mpamvu rero ndi uyu munsi uratubwira udashyizemo filtre ku buryo abantu bagusobanukirwa batakuzi none n'abakuzi bakakumenya ku buryo buri special. So ubundi wowe ibintu by'imideli ko turagenda step by step, ubundi ibintu by'imideli byakuje mu bitemana man sinabyita gute bro, like
none hari ibintu nyine uba ukunda kuva kera ariko sinzi niba binjye bino bintu ari njye nyine biba uraza kumbwira wowe nyine hari ibintu usanga warakundaga kuva kera nyine mu buryo buri simple ukumva ariko hari igihe bizageraho nyine bikarayizinga tu so rero njye nakuze ndi umupeti ukunda ibintu by'ibyangwe fo byatari kabisa wumve ngo hari n'igihe najyaga kwiga muri interina wakintu we urumva nkarwara nkirwaza urumva nkahita njya nyame byose nkakubita nkashipinga nk'uruntu rw'urukweto rwa keshi n'iki nkahita nyizana muri mari nayo ifite keshi cyangwa muri zingahe muri mari nkaba nzi ko nyine muri interina kabisa ikintu kiri keshi cyadaje nicyo gifite urumva cyangwa se ugasanga nari mfite nakunda abantu banzi nakunda kujya bro nakunda kujya mu masoko kujya kureba imyenda ya make iki urumva icyo nari ndi umupeti right umuntu arakura agahita yisanga noneho arabikunda tu agahita avuga ati no bino so nashanga Paris ni umujyi wabyo tu ni umujyi w'icyangwe ya ni umujyi w'icyangwe hari akavideo kawe nigeze mbona wafashe igikapu cya lideri ugikuramo they should hire me bro bagomba kumeharinga tubakwite promotion y'ubuzi so rero urakoze bro nagiye guhaha bro and then nari maze iminsi ndi gukora kuri collection yanjye nkuko ndi kwivuga mvuye guhaha ndavuga n'ibikapu n'ibikapu urabona tujya guhahisha bigiraho bikaba byinshi bro urugero buri munsi urakibagirwa igikapu kimwe shyiramo ibindi bimaze kuba bine byuzuye ibindi igikapu n'amayira abiri yeah bro nicyo kintu ndakeka abasore duhuriyeho tu urareba ukavuga to kugira nitwaze kade bro cya kiboro umuntu agenda akurura cyangwa se kugira pikano naga flex tu ugahita wisanga muri magaze urahaha ibintu byinshi ugahita wisanga wongera kugura igikapu ugiye kugura akajuice kamwe ukaza bro ibikapu bibiri cyo bitatu no kuntu yamumera kubaza ati urashaka igikapu kati cyane rwose ndashaka igikapu umumva nisanga mu rugo mfite ibikapu bimeze nka kuriya byangwa mu 10 tu ndavuga ntango nabishugunya tu noneho cyane brand yanjye mfite brand yanjye y'imyenda yakozwe kubera ideo yo kwanga ku wasting ibintu tu urumva mfata ibintu abantu bakeka ko batakambara cyangwa se bakeka yuko bajugunye tu ngabiha ubundi buzima tu urabona uyu mujene muri Ethiopia sideganye naramubonye mbona yakuriye none birayo ni ibisazi ku rwego rw'uko uriya mutipe sinzi niba ujye ubibona uriya mutipe bro like buri munsi yongeye kuri Instagram screenshooting abafollow afite bro mu minsi ibiri cyangwa mu masaha nk'atatu haba hiyongereyeho almost like 1 million bro wow nose umukapo ni gutabigenza ni gute we yabigenje kugira ngo abaryane nekereza yuko ubu ngubu kuri ku isoko ry'umurimo cyane ari ryo turiho ari content bro content irarenze content yisi yaguhaye amaso bro byarangiye ofite upfa kugira akantu nyine kabisa byarangiye iriya trend irarenze igihe n'ibona bwa mbere nahise ngutekerezaho byatari ndavuga ati nyamara abantu benshi barabinyoreje ariko ikintu navuga se ni iki icyo navuga nuko uno mwaka nihaye ingamba zo gukora kuri content byatari ndi gushaka gukubita byo biza nka 10k y'aba follower at the end of this summer muze cyane abantu mukunda imideli abantu mukiri abajene kurabona aracyafite imyaka yo kurya band cyari muto fo uracyafite yo kwica ubusa niyo kurya cyane kabisa ariko yo kwica ubusa ngira ngo amaze no kuyikatira like njye nekereza yuko ubuzima ari ukwica ari ukupfusha ubusamani kuko iyo ubugize seriye byataye nabwo buba seriye uko ubufata buhoro nuko nabwo bugufata buhoro iyo ubugize seriye bita seriye cyane kati facilite la chose et devient facile kati facilite la chose that is it il faut pas difficulté les choses nicyo kintu cya mbere so nase mu buzima busanzwe urabona abantu b'abajene dayeri bangana nawe nigize nkaho ndi umuparenti wawe nkaho nzi imyaka ariko ni nabyo mani tonto kingize tonto kandi separo byihaye nabigenza gute bro aho tujya duhurira ugasanga
cyane bro ariko respect bro respect. Yeah man. So none se ku mideli kugeza uyu munsi ufite alboro wari wakora nyine ngo uyexpose uretse iriya projet iri en cours cyangwa alboro hari wari wa defila cyangwa se alboro wari wa presenta creation yawe? Hey, merci beaucoup bro like yeah I did man I did bro ndi kuri level nziza tu man nakoze inigiye kuba collection ya kabiri. Nakoze collection ya mbere nyikorera expo urumva nyikorera akaboro kaka expo man yabaye big byatari man nyine ni kwa kundi ibintu bigenda biguha ibindi bintu tu nyitangira man atangiye gutyo natangiye nguza akamashini tu naguze imashini doda. Uranidodera? Ni judoda biraye bora. Umutipa. Icyarahani papa. Icyarahani. Umva naguza ka. Ikiraka. Fo. Ariko se waguze imyenda yo kujya utari kiraka bro. Mana ari ufite akenda kawe. Wakunze byatari. Wakunze byatari. Gafite souvenir. Bana ngiye nk'ama pantaro yanjye akunze ku. Man twese bro. Twese guys. Fo nabigukorera. So naguza akamashini ndakeka at the end of last year. Urumva ngura akamashini ndangize kugura nkubita akaboro nkubisa akaboro mbi presenta umwarimu. Mbi presence umwarimu ahita nkubita agasare kabisa agasare kanini nkora mu expo yanjye man hasama abantu benshi bahita banconnecta ku bandi bantu abantu bandi banconnect nabo niho nahise nkorana nabo noza runaway yambe ino ni defile ya kabiri ngiye gukora yambe nayikoze. Ariko ubundi no mu buzima busanzwe nibyo biboro wiga? No mu buzima busanzwe ubona ibintu ngiye niga biratandukanye bro. Ngiye niga icyongereza niga kuba umwarimu tu. Yeah. Ubwo you staff man. Nuvuga ngo wiga lettre? Yeah, niga kabisa niga languages. Narizi ko languages uyu munsi zitakigwa ko abantu basigaye bazigisha bonyine. Yeah, yacu twebwe abatonto. Biri muri ariko mari buriya buri muntu wese afite uburyo azabona amakazi kabisa. Munabere panze uburyo azabona amakazi ariko rano go I enjoy it bro even enjoying rano gaye kuvuga ngo mgambiri amakazi byadanje kazi kazava muri bintu turi gukora bro. So noneho ku mideli n'ubishaka turaza kugarukaho gake kadifite twinjira no ku muziki gato ko nk'amandiga menshi tuziranye bose bagukura ingofero ku bintu by'umuziki. Asante sana ke. Yeah, ubundi umuziki wo utangiye ryari? Ni muziki nawo utangiye 2019. Ubu hari inspiration ya wagize cyangwa warabyutse turavuga tereka nigere muri studio ni wikinira bivamo? Happy bro. Umuziki nawo utangiye 2019 studio nayigiyemo nka 2021. Nagaki kari kakuriye kugira ubeti ingoma ngiye kuzikoma. En fait natangiye nakundaga umuziki muri rusange kumva umuziki bro. Nyine bya bintu nakubwiraga man. Kera nyiri umupeti bro nakundaga gukinana na radio byatari. Man sinzi niba yibuka tuno radio twabaga tumeze turiho abakinyi twakera baguraga mu isoko. Ntango tuzi man. Umuntu ukaza kari potable bro. Ona yuko ubundi normal hari radio sonateke urayibona friend. Ariko sonateke ntango wabashaka kuyijyana mu nzira urayibona. Bivuze sonateke bitanibuka cya Titi. Shala tutiti. Titarashona bro. Ona gacaje sonateke kimeze nka gutya tu. Cyaci bora ngo wabashaka kukijyana tu. Ntango ariko urumva mani wagura kanyine hari radio kaguraga 5 man kabaga ari gato gutyo nyine tu. Man ana home twa dufite n'ibiboro by'amaradio nge na bro tugakunda gufata ibintu by'amaradio tukabyestara bwo ni kwa kunda wa muziki tu. So 2019 nibwo bwa mbere rero nakwa kundi muri class abantu bagakoma ingoma kuri table. Man umutipe yarabikoze tu mbikora gutyo ndi kwikinira tu imirongo imirongo numvira serie bro imirongo ibaye serie ndavuga abatipe monde twe turi kumwe icyo gihe bose barambye bro why not bro like should try this shit ndavuga okay man can be trying to be trying nango navuga man nakubeshye bro nakubeshye kabisa nari so trash man nari nango byari byiza pe bose wese kubahindukira avuga ati byari kandi tuguyemo ibi nibiki byari man onye nibutse muri cya gihe byari bibi bro byari imirongo idasobanutse byari nyine byari ibintu nyine bidasobanutse tu nako uri gahunda yose igera ahantu itangira cyane bro exactly umunsi ugira intro nk'umuhanzi cya mu buri ngoma ndavuga muri buri ngoma hari ukuntu usahorana
abaririmbyi bose bafite akantu ashyira mu ngoma buri gihe akantu aririmbamo ugira akantu tukikivugo cyawe ariko tugusaba kapera se na batamu bro wena nari nibagiye ko tutari live bati ni mushyire muri comment niba mushaka ko atamu akapera ariko reka nizere ko ari byo mushaka reka tuyimusabe bro akapera se bro sindakwitiye boro man kantu kaje gutya gatunguranye okay afite indirimbo mvuga ngo nyuma y'amajoro 10k idafite views na 1k nje naje kurira nje gupanura map nzitabura abanze mbahabura iyi song ndashyiramo marina sinyavanga amasosi n'amarira nkorera Mary sinkorera fem do you think tuzahora ha kucyo kibitse ingoma kucyo gikorera views no gutereta abana ba hills na mind zitagira dream ni news yahinditse ukora isi njya nguhisha zabaze bose nicyo wananziza taje bakamwita umusaza agakubita akatumena taje abandayimanutse nibudakurikira ntubyushona nango ashona nango yewa fasha bino bitanu nango yewa so umuziki ariko nta guratangira nanone kugira ama stage ya dance man rero nje nakubeshye ma buri stage yose nkora kabisa mba mbona ari ya dance kabisa nango njya mfata ibintu ngo mbi taking for granted kabisa niyo na performingira abantu batatu nje buri amba numva ndi maguma ni wo muhanzi fo niyo muhanzi ko njya niro hari nk'ahantu ngera gutya ngasanga ngiye gucurangira nk'abantu ngasanga hari nk'abakiriya batatu mani ndabakoma ese muri leta wumva umeze gute bro cyakora byo ntakubeshye ndaribwa iyo ntaruzi crowd y'abantu buzuye araka vibe n'iki ariko ari babandi batatu nyine ubona nyine ari vide kwa ariko nyine ubano iyo umaze kugera kuri platine tuvuga ati kambaye ibintu bya iyo boro zanjye zinstaye kuko ufite ijyakantu kanje ni sound oje iyo numvishe sound irimo neza ibintu byose bari niyo sara ari vide ndayikoma bro ni ubundi ni art sara zasigara imvugira makuru niyo art bro man so ku muziki ufite intumbero imeze gute man ikibazo mbaze ni cyiza cyane merci byatari man nkuko nkwiye ko natangiye 2019 nyitangira umuziki nari numvaga nka nyuma y'umwaka nzahita mba umustar tu man kagafatwa ngatangira gwewana kabisa ariko man ubwo turi 2026 27 deja iri kuza tu so narakuze muri ibyo bintu narandastandinze narize nahuye n'abantu benshi byatari bamwe banaba family abandi babanzi abandi babinshuti abandi babakunzi urumva rero muri iyo myaka yose naje kubonamo ambition ivuga gute naje kubonamo ambition ivuga yuko umuziki nango bikiri ngiye ushaka ku mustari cyangwa se kugera ku kintu runaka ahubwo umuziki bisigaye byarabaye nk'ubuzima mbamo nka lifestyle tu ni ikintu nkunda ni ikintu nzakora mpaka mfuye tu urumva rero imiziki ndi kwandika muri no minsi cyangwa se imiziki ndi gusora muri no minsi ni imiziki yanjye ni imiziki uvuga ati ndi kwiyumva gutya nyine tu nango nyita ku bantu cyangwa se nango nyita ku babyumva cyangwa batabyumva man nyine umuziki sigaye wikorera ngiye ku giti cyanjye kuko uranshimisha wowe urawukora kugira ngo umve neza man nyine iyo ndi muri studio to man we know like this is the true story shit bro nshobora kuba mfite umunsi mubi right nahuye wenda nk'utuntu runaka bro man urugero bro urabizi hano turi Paris right hari nk'igihe utafite nka kana vigo n'iki nyine tu man kandi ugiye studio nyine tu man waba gutyo ukiva mu rugo gutya tu ukabuguye kuri bari ababe bari rezo gate bakubita ikintu cy'amande nka 90 mukati ngiye muri studio ndaririmba iki koko no muri no ndiri urumva ariko iyo maze kugera kuri mic man mpita numva nishimye tu it's like my safe place nyine tu so rero ambition no kuguma mbikora tu ko nibyo bintu nkunda tu yeah good so reka twigire mu buzima busanzwe otherwise abashaka kureba umuziki wawe wababwira abantu baza kuwusanga no ku social media twawe twose abantu bakurikira ku bikorwa byawe na ya mideli n'iki noneho tukinjira muri true life
Man bro, like muziki yanjye guys, muziki yanjye iri ahantu hose wumvira umuziki wose hari umuziki wanjye, hari YouTube, hari Spotify, hari everything. So usacinga ku muziki nitwa Sense6 umutagatifu wa gatandatu. Hanyuma ku mideli ni izina ryanjye risanzwe tuviera kuri IG. Man, buryo umuntu ushaka kukubona ashaka uburyo bwose akubona arakubona. So yeah, umuntu ushaka kumbona bro, I'm outside. Abuzi kwa ayo mazina bro. Ufite hari nabonye nko kuri IG yawe then nabonye meme na sisi wawe ubanza arakantu ka famille. Mwese ku mazina muri ndi. Why ndi? It's so funny bro. Man, ndi yaje nka gute bro. I'm feeling like shout out to my family bro. Man, niba ikintu cya mbere nshimira Imana mu buzima bro ni family yanjye. So family yanjye is so united byatari n'abantu man duhorana mu buzima bwa buri munsi. Noneho nagize Imana bose n'aba artiste tu. Urumva rero because ubwo bakora buri munsi duhora twifuza akantu nyine kadutandukanye n'abandi bantu tu. So we came up with ndi and nyine ka representing nyine uriwe tu ndi DJ. No bro, ikintu kiri funny hari abantu abatipe b'Abafaransa kwera batazi ndi hari abanyita ndi man, hari abanyine barivuga bari pronounce nka nuza tu NDI bro. NDI bro, wala hari abantu banyita ND. Shout out to those people bro. It makes me so funny kuko ari gihe mashaka guhita mbabwira ati man uri kuvuga yuko ni je suis bro like. No nanjye ngiye kugahindura ngiye kuvuga ngo ndi NDI DJ. Yeah, isanze. For ubundi ni nk'akaboro nyine ugomba kubwira abantu ati nge nduyu nguyu nyine tu. Leveling confidence and something like that. So naho bansanga tuna nonse akantu ka mutagatifu wa gatandatu ko bite byako. Man, ndo muri creative byatari bro. Jewe ndo muri creative tumbashaka ikintu kinandukanye n'abandi bantu. So mutagatifu wa gatandatu nashakaga izina amve ngiye kuri kubwira right wumva ikintu bisobanuye tu. Ona Sense6 nashakaga izina rivugitse cyangwa se ryanditse kimwe mu birimi byinshi. Urumva nutekereza ku kintu cya Saint ni izina vraiment riri ahantu hose tu mutagatifu riri ahantu hose. Mu cyongereza ni Saint, mu gifaransa ni genda kumera kimwe nanone nango wabura uburyo uhamagara umuntu tu. Hanyuma wa gatandatu bro sinzi ni mpamvu nashize mu wa gatandatu like yes ko we kubera icya Froswing ahubwo mbere ya Froswing yabaze ubwira Kofi Olomide musaza w'umukongomani yigeze akora album ashyiraho titre yitwa 13e apôtre. Afite nayo izina ryawe ndavuga ati nyamara ushaka ufite inspiration nk'iza Kofi. We yabaye 13e apôtre noneho nawe ukaba warabonye ari abatagatifu batanu barenze. Noneho ukabati no mutagatifu wa gatandatu urenze ukurikiye ukiri na muzima. Ningewe ariko nanone akaboro k'ubutagatifu nanone ndi umuntu uri chill bro, ndi umuntu uri holy byatari nyine tu niko nibona tu. So rero ndi mutagatifu ino kiriho tu mutagatifu kiriho so mutagatifu rero twigiye muri your life man. Rona abajene ba hano Paris bura harimo n'abari kutureba base abatipe ko bari guporeza umutobe byagenze bite ubundi wowe icyemezo cyo kujunywa aya mazi cyakufashe gute? Man bro ntabwo nabeshya nanyweye inzoga like a while kandi nubwo ndanga kujya mu promoting yuko kunywa kana ari ibintu bibi tu. No niba ubishoboye bikore cyangwa se simbizi ariko njyewe umwaka ushize nihaye intumbero yo gutangira siporo tu. Yo gutangira transformation y'umubiri wanjye tu gutangira kwiyubaka nyine tu kwikoraho byatari. Mitamo kuba soba mu kwezi kumwe ndakeka ndabanujuje umwaka ndi soba tu. So man ni fresh byatari bituma wumva uri fresh nakubwira gute man nyine wumva ari neza nyine tu. You should try bro. Sema ngo wari wasomye kenshi umunsi umwe ugomba kukareka cyangwa nuko wabonye tu gakereza abantu mu maproje?
man ntabwo gakiriza abantu mu approach ntabwo nabivuga nka gutyo man ntabwo nabivuga nka gutyo kuko mu gihe ushoboye kukigurira man urakigura ukakanwa kabisa ari iki ntabwo nanyweye cyane ngo mbireke tu happy tu nuko nkunda kuba ndi umuntu ukunze kuba man uhindura ibintu byatari tu nguma mpindura ibintu ariko rero ni sport ntabwo ijyana na bino biboro nyine tu none uvuga ngo ibi biboro byose iby'abantu banywa iby'abantu bacoma ibyo abantu bakaraba ibyo bintu byose warabikatiye man the off guys the off byataye na murokore bro that's a nice question nizera imana bro nizera imana man wowe se man wizera imana nizera imana nese man we njemba ntekereza yuko nkatwe nk'abanyarwanda urumva man iyo bigeze kuri shije y'imana tuba tugomba kujya deep man no kuri shije y'imana njyewe njya deep nka nakabya niyo mpamvu ndakunda kubiganiraho cyane kuko urabona ngenda umupeti nakundaga boro ya astronomy yabana nkikonsantra ku bintu bya univers ngakunda kwibaza ese isi teretse hehe ese turi mibumbi ngahe niki tuwarona ibibazo nk'ibyo ngibyo kurumva nkiri mutoya nanone nyuma yaho na uko ngenda nkura naje kwinjira mu murokore man nabaye n'umuvuga butumwa ngewe akubera ku buryo ukakumanurira imirongo ya Bibiliya ukagira ngo uri kumwe na Gitwaza ngo mfite ibibazo byinshi byo kukubaza rero ndagusubiza neza so igihe kiza kugera uko imyaka ikomeje kugenda izamuka ufite ngenda muri Bibiliya hari akajambo kavuga ngo mutoranye ubanza ari urumafu n'ingano ufite n'ubango ibintu ufite rebamo ibyiza urebemo n'ibibi urebemo ibikunogeye so naje kubibamo inidi punza gusanga imana ni fresh cyane imana ni ya mbere imana ni duha ubuzima si tuko no mu Rwanda tuvuga imana y'u Rwanda bro so imana y'u Rwanda ari nayo mana yaremye ibintu byose ariyo mana twese tuzi ndayemera ariko noneho iyo bigeze mu madini nsubira inyuma mo gatoya kuko mbona hari ukuntu imana ibirimo ariko around y'imana abantu bakabyubakaho business n'ibintu byabo so niyo mpamvu ntabijyamo in deep aho ni system tu umutwe wanjye nitekereza ariko kubiganiraho cyane byihorera nkabirekera ba nyirabyo cyane bro ni ku ruhande rumwe ni system nyine twese manje nk'akazo imana kamatsiko ko ni waranje mu bintu nk'ibyo aho ngaho ndarenze ndagusubiza icyo ushaka cyose ese man wumva Yesu uri kumva mfite biza nka bitatu ndagusubiza kabisa man wumva Yesu man yari umwirabura cyangwa yari umuzungu cyangwa yari light skin man wumva uriya mutipe wumva nyine ari inde man okay mbere yo kugusubiza abarokore mu nkurikira inshuti zanjye by dropping a comment gisubiza niba ari noir cyangwa umuzungu ni compliqué kuko njyewe nemera ko ari amateka kuko urabona mu mateka yose twiga mu ishuri buriya twiga amateka y'umuntu watsinze intambara cyangwa watsinze urugamba so ntekereza ko nk'iyo u Rwanda ruza gukoloniza nk'ibindi bihugu ku isi ndibwira abantu uyu munsi baba basenga imana babanje kujya kuraguza bakanyura kuri Ryangombe no kuri Nyabingi so noneho kubera abayahudi aribo abamadoni bagize ukuntu badomina isi niyo mpamvu fete twemera ko nyine Jesus aturiki wabo kwa ariko nanone nkongera kubihuriza ahantu mvuga ko iyo winjiye nanone nk'abo wiga ko wiga language wiga language ngira ngo mugiramo na history nyinshi history birimo so ntekereza ko muri history ikintu kimwe nemera nuko man ibintu twebwe twavutse tubona byanditse muri Bibiliya muri Bibiliya mu by'ukuri Bibiliya ntabwo yanditswe heza kiriho ko urabona mu mwaka 0 niho Yesu yavutse noneho mu myaka 400 ikurikiyeho niho habaye concile ya mbere noneho concile bayeho n'aba cardinal bicaye hari Vatikani baravuga ati bon tugiye gufata ibitabo byari bisanzwe bikoreshwa muri judaïsme donc Torah n'ibindi bijyanye nabyo kuko muri Torah niho harimo n'isezerano rya kera noneho nyuma yaho baravuga bati bon abantu babanye na Yesu reka turebe inyandiko ibintu bagiye bamwandikaho ibintu bagiye bamuvugaho
kiragiye ntabwo bandikaga kuri papyrus ariko ntabwo fete amarchive yarahari ahagije nuvuga ngo mu myaka 400 yakurikiyeho abantu nibo batangiye kujya baza batera story zabo bavuga ati ni Jesus yarameze kucyana ariko mu myaka 400 nuvuga ngo tuvuge nka Yohana umubatiza n'urugero Yohana umubatiza umwana yabyaye umwana we nawe yabyaye undi uwo mwuzukuru wa Yohana umubatiza nawe abyara undi mwana uwo mwuzukuruza kuri generation ya 4 wa Yohana umubatiza niwe waje gutera story za sekuruza za Yohana umubatiza nuvuga ngo ntabwo ibintu byose agenda bivuga exactly nkuko byagiye bigenda so ubwo rero kubwanjye ngiye navuga ni Yezu ko twamwigishijwe ntabwo nabihakana ko ari umuzungu nese kuki yamanutse ari umuzungu bro nyine nibyo mvuga ntabwo namuhakana ko ari umuzungu nibyo ndi kugira ko mwira concile iriya concile ufite zanditse Bibiliya hari staff nyinshi hari ibitabo byinshi bari bafite hari amakuru menshi bari bafite badesida ibyo bandika ibindi badesida kubikura njye nekereza yuko urukumva ku rundi ruhande man hari domination of that community urukumva iriya domination njye nekereza yuko man ibintu byose wotekereza tu byose babidomina nka hari ibyabo uri kumva ikintu cyose wumva wowe uzi kirenze tu man haba hari umuntu usakuriya ukirimo kandi bavuga yuko ari iki urumva urugero mutekereza ku malake ya dangerence dufite muri Afrika tu ama lakes ama mountains yose ari ku mazina yabari abantu Lake Victoria urumva Mountain Everest bro like iyo domination n'iki kintu kuyumva rero njye nekereza ko iyo domination yaje rukumva bagakoresha nyine ibyo bintu tu bakavuga ati katwandika ibintu rikumva katwandike system rikumva yo kudifiza abantu kuko man niba ari ikintu cyambere gitumye intambara zose zo kuri ino si ziri kuba bro na amadini ubu ngubu intambara dufite ya dangerence kuri ino si ni iyihe Palestine naki urumva nese baraniga bapfiki bro nibyo ndimo ndakubwira ko iyo story iriya story banditse biriya bitabo bagiye bandika bo bagiye badesida ibyo bagomba kudura badesize ibibaranjabo ibituma system yabo ikomeza gutera imbere no ahubwo hejuru y'ibyo harimo n'ibyo bagiye bakatira urugero hari nk'igitabo cya Enoke ugeze cyumva abantu bakivuga mogaje gutyo somehow Enoke noneho we atera stories za danger avuga ko nyine tu Jesus yari umuniga nkatwe acinga n'abajama anywa ku kantu akora iki n'iki nyine Enoke we amuvuga ni urabona nkuko ejo ndewe napfa noneho bakakubwira ati bro andika story kuri screen Enoke nuko yanditse so bene abo batipe bameze nka Enoke babavanye muri Bible njye nekereza yuko si bagomba kubavanamo kuko ni man kiriya ni igitabo cyabo bro kiriya ni igitabo cyabo iriya ni systeme yabo tu niyo mpamvu njye ibyo bintu byose nyine mbibona nka systeme tu iriya ni systeme imeze okay ndabiza abantu bari kundeba I'm not trying to like kujya kuba against cyangwa se kuri aside runaka ya buri muntu but njye ndi kuvuga ibindimo kandi umuntu utabyumva I don't really care about that kamugira utarakomeza muri Bible hari umutipe umwe nkunda cyane witwa Zakayo burangiye nkunda noza ahubwo burangiye nkunda David ndamukunda ariko reka nkubwira ikintu ngira Zakayo ko ibintu turimo dukora ubu none aha tumeze nka Zakayo gute nuvuga ngo Zakayo yari umutipe bari nka babaniga mujya muhuri ugiye kwa registra utishyuye bakakubwira ati zana ko yacu Zakayo yabikaga ibiceri bya hudu so no Zakayo akajya yumva bavuga ngo stories umuniga witwa Jesus ukiza indwara utanga akantu ukora iki n'iki no Zakayo aravuga ati no umuniga ubwo ari butambuke muri hudu ntabwo ari bungendanye umugi arazamuka ajya mu giti hejuru Jesus aramubona aravuga ati we nakubonye imanuka tuvugana uyu munsi ndarari wawe so ntekereza ko Zakayo kugira ngo azamuke ari hejuru byari kugira ngo ajye kureba ufite yari ari kwibaza ibibazo ashaka kuvuga ati se kuko umukapo akiza indwara no natwe turi kwibaza ibibazo mu kwibaza ibibazo birashoboka cyane ko ashobora no kuza kutuvugisha turi no muri video ukajya kubona ukabona hara kuri screen akavuga ati G ni ngewe rega ibyo muri kwibaza n'iki ariko nje nekereza yuko ibintu byose byerekeye Imana ari ukugira neza mani hari umuntu wambwiye ijambo rimwe tubona mani nyiri umupeti nyine like kwa kundi umuntu aba akiri umupeti aba ari like curious like you know
ase mani nacyo cyose nikubaze tu ufite nk'umupeti cyangwa se ufite umwana cyangwa se uhuye nk'umuntu runaka tu akakubaza ati man bro afrosin Nyuma zigiye ku isi tu numva ndabura umbwire nk'akantu inama imwe wangira izatuma mbaho neza bro nazigera nyine iyo nama ninyikurikiza nazigera ndaburiza iyo nama ibaho bro we watanga nk'iyihe bro imwe kibazo cyangwa imeshatu oya ariko ngushakira bo ikintu wakora ntuzigere uraburiza kudatinya urupfu baho n'ikihe ni system ari kazafindaga ni system kugira iyo nama iteye ubwoba bro ibaze ko kuyikubita nk'umupeti ufite nk'imyaka nka 12 bwatuwe n'uzatinya urupfu ejo mu gitondo yahita yinaga muri metro ndaga kudatinya urupfu ntibivuze kurwihamagara sinye utazandirimba twaririmbaga sininya kubaga mama sininya urupfu bro abantu badatinya urupfu ndanabatinya bro jewe ntabwo ntinya urupfu urizeye I'm serious ndaza kubaza ko ndikaboro ku rupfu tu ndagusubiza byose ese wumva udatinya urupfu bro byanya no reka mvuge impamvu ndetse ngo ikintu kije nka gutya bro wowe gumuhagaze tu no ufite ngiwe nta nimvuga kudatinya urupfu ndi umuntu mfite mu mubiri n'amaraso nkubise icyuma nababara undashe nababara untaye mu mazi ndi kumira nkeri nababara ufite kare aga periode gatoya oba wapfuye kare ako karababaje kare ako nanjye ndumfite umubiri n'amaraso ndagaye umuntu yakurashe uba wapfuye ahubwo vuga nagutunze imbunda ahubwo ni ngoma kuvuga kudatinya urupfu niho bibera ikibi n'umuntu we ntabwo uzamura amaboko itombye ati bro kill me nakira mbona uje kunyica biri serious ati bro ugiye kunyica kweli ati nari bikora nambwiye ati ndasa amasegonda make ugahita umura nyine systeme bwihebe tu sinzi niba nabyita systeme bwihebe ariko irakora cyane burya kuko iyo nama nkubajije iba ari inama we wakurikije wabaye udatinya urupfu bro si kuko abakapo benshi barakuzi banzi bari able kwica abandi hatinyaga ahubwo ugasanga babantu abandi batinya ngiye ni mufrikanta that's crazy kuko umuntu reka mugire ikintu kimwe bifite aho bihuriye n'ira topic kwa turiho yo kuri Jesus wari kumbaza en fait urabona batubwira ko nyuma y'ubuzima hari ubundi so nuko nabyigishijwe narabimize bunguri ndabyemera education nicyo kintu cya mbere kibi nkora ibyiza ku buryo niba kuko Imana izajudginga ku bikorwa byacu bro nta muntu njya mpemukira niyo muhemukiye ashobora guhita ashyiramo commentaire akavuga ati nyamara ejo bundi warabikoze so niyo muhemukira bitamvuye ku tuzataninga off comment za frosing hejuru ariko yumva nk'umuntu yarutse kugira ikintu ngwemukira bitamvuye ku mutima uri no kumureba bro ngwemukira nanjye bro niba ngweruka guprema nango that was not me nta mutima mubi umuntu yakigenderaga nkuko n'abagendaga kandagira isazi ntayibonye nuko nabikangiye bro ese ngo ikibazo man ikibazo gisekeje bro wambwiye ko wizera Imana right ikibazo cyanjye ni iki ngiki wemera yuko Imana ikuzi nyine mbere yuko mama wawe akugira nyine urabyemera yuko Imana ikuzi wowe mama wawe ataranakugira utarabigitekerezo kwa mama wawe urabyemera ibyo bintu turi kujyana gake kugira ngo mubaze uko mbyemera hari nuko ntabyemera ukuntu mbyemera ndabyemera kuko ndi umwigishwa mwiza ariko ukuntu ntabyemera nanone nuko ndi umufilozofe mwiza bro okay cool wowe uraza wowe nganiriza kuri okay babureka aribyo okay nari reka tujye kuri side y'umwigisha yo kubura umwigishwa mwiza kuko ndi umwigishwa mwiza ibyo turabyemera yuko Imana ikuzi right nk'umwigishwa mwiza ndabyemera ko inzi aho no twagiye none se wemera yuko mbere yuko ikintu kiba Imana ibizi yuko kiba nk'umwigishwa mwiza ye urabyemera sibyo none se niba Imana izi neza yuko uri bukora icyaha ikakureka ukagikora nyine ndeba kwa kundi Satani arahari kandi bavuga yuko Imana irusha imbaraga Satani of course nani ndabyemera urumva niba Imana yemera yuko Satani agutsinda uremera yuko biri mu migambi y'Imana Imana ibibizi kuko yari ibizi yuko uzaza kuri ino si
ugatsindwa na satani urabyemera nk'umwigishwa ndongera ngo usubize ko bavuga ko imana yaduhaye choice noneho ngo iduhereza amayira abiri icyo nicyo gikora difference yacu n'izindi nyamaswa nuvuga ngo twebwe imana yaturemeye kuzabana nayo ubuzima buziraherezo kandi ngo iturema mu ishusho yayo iturema idukunda bivuga ngo noneho iyo ntabwo yashatse kudushyiraho pressure y'ubuzima yatubwiye ati nukora biriya sinzakwakira iwanjye nukora biriya uruwanjye so nyine umuntu yihitiramo ariko uremera yuko nta kintu gitungura imana izi icyo turi buvuge uno munsi imana izi kino podcast izabyara imana izi ni ibyo turi gutekereza ubu ngubu ngo iri omnipresent iri omniscient n'andi makaracteristique menshi 100% noneho ubwo ça veut dire 100% yuko izi ni ibyaha izi cyaha ndi bukora uno munsi ariko hari n'ahandi hantu abandusha teoloji bazi kumufasha hari n'ahandi havuga ko umubare w'abantu bazajya mu ijuru bazwi so by the way no biragira ko hari amaniga ahora byuka every morning ajya kuri church atazajya mani tukazajya tubakandagira hejuru ariko ikintu kirenze twibereye mu ijuru turi kumwe na Jesus ariko hano ku kintu kirenze ku kintu navuga kuri icyo kiboro buriya mani buri urusenge mani ngiye kumva ikintu cyari ni iki ngiki bro nisanze mu kindi gihugu cyangwa nkisanga nk'ubu ngubu gutyo mpagaze gutyo mpita nkisanga muri Portugal mani nta shakoshi mfite nta n'imyenda mfite ahantu hambere najya urahazi najya church kuko buriya mani mu rusengero niho hantu hambere haba abantu bashaka kwerekana ko bashaka gukora ibintu byiza kandi babikora bro urikumva buriya mu rusengero niyo nama ngiriye umuntu w'umukapuri outside bro ntuzajya wumva byanze niyo wakuba ufite inzara cyangwa se my bad ufite inzara cyangwa se ushaka imyenda bro jya kunokinga mu rusengero ufate micro bwati no munsi nta myenda mfite ndashonje ntango bari bukureke ngo usoke nose buragira ngo nkubwire ko nkigera ino nciye muri za gahunda zacu z'ibisubizo uko umuniga wampaye adresse bwa mbere ya umupasteri noneho mwira church yasengeragamo najyaga naririmba man urasa umuntu arimbaga bro like that rodo akapera I'm trying my soul. Stop it. I'm trying my shame. I'm raining them down for joy of love. We sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. That's crazy. Insane, huh? No muri France and aka France no hari ka groupe exonera ikundaga byatari you should hit the studio bro gomba kwinjira studio bro gatangira recording bino ngejo bundi hacemo 2 weeks nagiye muri bide y'umumama mami ntabwo ari umumama gusa w'imyaka 90 noneho biramujyanye noneho umukobwa we nawe n'umumama ufite abana bakuru nabo bashaka bafite abandi bana arambwira ati mukecuru akunda akaririmbo kitwa ngo mbega ngo biraba byiza arambwira ati wagashaka se ukagakina hano naragahize kuri platform zose ndakabura kagoma nikabura mukecuru ntishima bro byanjemo gutya mfata mic nshima mu bwanwa none nayikupise muri tonoro nigize nka pafarati mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima n'ibindi bintu arash library ni ugomba guhitinga studio man nakorera imana bya hatari kuririmba nta n'ubu uracyayikorera man no kuba wanumiye no kuyikorera nta n'ubu uracyayikorera nuko hazamo ka filozofi rero kagahita gatuma aba bahungu nyine tuba mu bihugu byabo ngenda bashimira kuba baratwakiriye bakaduhereza ibyo baduha byose ariko hari ukuntu bikundamo ubundi wowe urukundo bikunda ubona rutarenze ubona biriya bintu babaye ari normal ibintu byo ikira twavugaga nyine ukuntu babikubiye ibintu byose mountain bayitiriye nayo wacu ukwizera kwacu bakagutwara tukizera iby'iwabo batipu ubona gutewe leta yeri mbibona neza bro nese ona bitabagejeje kurema nese ubona batatu mu gihe wakora ikintu buriya kikaguteza ngeneye ko twaje kuri ino si kugira ngo twe experimenting man buriya munekeza ko Imana yadushyize kuri ino si katubwira ati muri ku isi tu mano man gutyo
tugahita twipangira bino bintu byacu twese tukizanira tugahita twipangira bino bintu byacu byose tukipangira imeruka tukipangira iyobokamana tukipangira ibintu byose urumva kugira ngo dusurvivinge nyine tu urumva ariko birangiye manekereza yuko man buriya man byagejeje kure bro kandi kugira ngo nanone kugira ngo ube kuri ino si bro ugomba kuba selfish a little bit muri ibintu byose byagutwaye imbaraga kubiboneka naho ntabwo wabibonye byoroshye kintu aho uzi kumanuka mani uzi kuba uri hano urumva reba uruhu rwabo ukuntu rumeze bro ukavuga ati genda show indamanutse ahantu ahantu nazi abatipe nta nubwo babagira man nta nubwo babagira bro ukisanga nko muri Amazon bro ukiga kubana n'inzoka urumva warangiza n'ukasanga abantu bari kubona ibintu urumva bakabitekinga for granted aho tuvuga ati bro kambi kubiteka bisa rega man hari ikintu bita problem solving bro urumva like if ufite ikibazo uri oblige kubona igisubizo iyo nta kibazo ufite uri fine buriya niyo mpamvu mu buzima bwawe n'uzajya ubumva ufite ibibazo man buriya nicyo gihe cyawe kabisa mu gihe cy'ibibazo nicyo gihe cya mbere uri active kuko man urabyuka ugashaka ibisubizo ariko uzacunge mu gihe kwakunda abantu bavuga nge I don't believe in that shit ngo mfashe vacances ngiye kureka ibibazo bro nicyo gihe cya mbere uri ku wasting time kuko urumva ntanjye uri stuck urumva rero abantu batipe bari hano man reba ive bagira bro sinzi niba ukurikirana ibintu by'intambara z'abana Napoleon n'iki bro Napoleon yigeze kujyana ingabo I don't know where bro man muri degree hafi mwe 36 bro urumva ubwo ukoje man ahubwo nuko batsinzwe intambara kabiri yise urafata man bro abantu barapfa bro abantu barenga nko buriya niyo mpamvu batinya Putin abarusiya ntago ari abantu mu myitozo yabo bafite n'imyitozo yo kumetriza imbeho it's crazy ibintu nk'ibyo nibyo bivuga noneho man numva na bora akonje byata niba tugera muri periode agakonje reka dukore climatiser urumva en fait nuvuga ngo ibibazo byabo nibyo byatumye bishakamo ibisubizo noneho bagasanga ibisubizo ntabwo biri hafi yabo ibisubizo biri iwacu kubera man Africa ni continent y'ibisubizo man ibintu byose ubutaka bwacu burera ibintu byose man ibintu byose dukoresha iPhone zero telefone zose byose biva he iwacu rero niyo mpamvu muri philosophy yanjye ufite iki kibazo nkikubajije kugira ngo kikubere igisubizo ku kibazo yigeze umbaza nuvuga ngo ku bwanjye ntekereza ko Yamana nigishijwe n'Imana ntekereza muri philosophy yanjye ntekereza ko man yari ifite quartier general yayo muri Afrika hano ku isi ngiye ntekereza ko na Jesus ashobora kuba aturuka muri Afrika ashobora kuba ari n'umunoire nkuko wigeze ubivuga kuko ntago Afrika ntago hari ahantu buri ari amabuye yose uzi ikintu kirenze umuntu agakizwa n'aho kari karagenewe abirabura ahubwo ni kari karagenewe abazungu kabirabura bro umuntu ukuntu bimeze bro nese muri ibi ahantu handitse yuko yeze igihugu kimwe yagiyemo muri Afrika ni Egypt yonyine ntabwo yizigeze mu Rwanda ngiye niho ntekereza nkavuga ko ofite hari ukuntu nyine story bagiye bayijyana kuri side yabo bagiye bayishyira ku ruhande bo bishimiye ari religion bayitirira yabo ariga none se abigisha twebwe abaje kutwigisha iyobokamana ntabwo ari abayahudi naba bazungu hano b'i Buraya so ntekereza ko ibibazo by'abazungu b'i Buraya baragiye bashipinga buri kantu kose babona kabavira mu bwenge bajya muri Egypt bashipinga science n'imibare bajya muri Israel bashipinga yobokamana n'Imana n'iki byose ufite ibintu byose byo kwisi baraza barabyitirira kandi bagenda none se reka mbwire mu Kiheburayo izina Jean ribaho izina Mathieu ribaho izina Toma ribaho izina Froswing ribaho ayo ni amazina y'abazungu bro no mpamvu nge nise mutagatifu wa gatandatu ikinyarwanda pi ariko kamwereke bro icyo ni ikintu kirenze ni iki ngiki kimana ugomba gutekereza ni iki ngiki bro none se yego tuvuge ko babyitiriye tuvuge yuko baduye mu ki nese twe twakoze iki cyangwa twe dukora iki ngo ba nyine twebwe kubera twavukiye mu bisubizo nese ikintu cya mbere kirenze dukora mani kirenze urugero rwiza cyane bro iyo umuhanzi cyane tuvuge ku bantu babakiri iyo uri umuhanzi wa danje kabisa numva iyo ukoze ku kadiru kawe ka miliyoni zinga ikintu cya mbere ukora ni igiki
uhita ugura shene ya gold right ikintu cy'igishene cya gold cyanditse hata afro swing ngewe nagafashe urumva no rero izo gold si uri gukoresha neza nizi wacu ziba zarabonye hari abantu baba bari kuzipfira ubu tuvugana rwose niba uzi ko wambaye shene ya gold bro hari abana rwose muri murungano cyangwa se bari munsi yawe bari mu mabuye y'agaciro bari kugira ute bari gupfira izo boro izo boro ugasanga nitwe turi kwicamo nyine tukica muri rusange muri twebwe twese nese arabona umuntu wari uri aruhu mu mabuye y'agaciro wapi ikibazo naho byatangiriye ntabwo ikibazo naho byatangiriye kuko nabo bafite uko batangiye ariko bamenye yuko batangiye barahindura ariko twe twamenye yuko twaraburije turakomeza ntabwo mbyemera ibyo ngibyo reka nkore impamvu uko ari umwirabura w'umupasiteri ujya kwigisha abazungu njya ahantu ntakwemerera ni ahantu byatangiriye ni gutereka nkwereke nk'akantu watekerezaho urabona nko muri Afurika ahantu henshi haba intambara akenshi les guerres civiles zikunze kuba mu bantu babana abantu babana ufite tugakoresha ijambo mu bazungu utajya wumva bakoresha ijambo ethnie ntabwo uzigera wumva mu bazungu barikoresha naryo reka mbwira impamvu batarikoresha kandi wowe wiga indimi uraza gusanga ubizi ni ukuvuga ngo kuri bo babyita communauté ugasanga nk'aba breton aba walo aba flamand en fait babyita communauté babihereza amazina meza atari buze gutuma umuntu afatinga n'undi ariko twebwe babyise ethnie noneho muri ethnie bavuga ko kandi noneho twebwe ibyo bita ethnie nta nubwo ari ethnie bro nibice nibyo no nibice afite rega kamwereke bro ahantu buriya mu buzima bwawe bwose tu nanone tuze no kuganira ku bintu by'ama relationship n'ibiki buriya man urukundo rubaho ariko buriya ibiceri biri mu rukundo ruba rwiza cyane kurushaho ibiceri byabura sasa rero uri oblige kujyana ibibazo n'umuntu wari wagira inshuti sinzi niba ufite inshuti tu ariko uzicunga iyo ufite amafaranga man ujya ugirana ikibazo n'abantu ufite amafaranga man umeze neza uhura n'umuntu mwajyana ikibazo bro ngwino ngure akantu ugahita mubirangiza urumva wagira boro waba utinze gutaha ugahita ufata akawubo kumeze neza ariko iyo nta mafaranga ahari ushakisha n'ibibazo aho bitari ariko noneho tekereza uwabuze kashe ari umuntu wazigutwaye kandi noneho uriya muntu wazigutwaye ukirota uruvuba mu nzu iwe ari nawe ukugaburira kandi utanabizi yuko ubizi neza yuko yazigutwaye reka bro ugasanga usigaye umupfukamira nese ikintu cyari kimwe man ikintu ngiye kibazo mbaza abantu ni kimwe ikibazo mbaza abantu ni iki ngiki bro ese man baguhaye ibyo bafiteho uri siri yuko wabikomeza ukabigezaho bashaka kubigeza cyangwa byasubira ikibazo ibyo bafite ni ibisubiza needs zabo ni ibisubiza ibibazo byabo twebwe hari ibintu bakora twebwe tudakeneye bro igihe mu buzima bwawe uzandastandinga yuko ubuzima ari about sacrifices nicyo gihe mu buzima bwawe nkeka yuko uzatera imbere man ni iki ni ukuri kuryana tu buri hari ukuri kuryana hari ukuri akaba n'ukuri kuryana ariko ntabwo ushobora gutanga sacrifice udafite ikintu gifite value udafite value uri kwirukaho inyuma nesa frosting wazana akabazo man si ufite inshuti yawe wakunze bro wakundaga fo wa muntu mwahasuringanye watangiye bino bintu bya podcast ukabona mutari kubyumva kimwe cyangwa akakubwira ikintu kikudekuraja uno munsi mutakiri kumwe barahari benshi nuko wamubuze kubera iki wamubuze bino bintu uri gukora ubu ngubu uri kumva wahisemo ibyo uri gukora ubu ngubu uriye guhitamo we tu instead of choosing him cyangwa whatever urumva rero izo nizo sacrifice nabo bakora ariko nuko nkwaye mu rugero rw'inshuti ino niyo sacrifice nabo bakora rero baravuga ati bro turaruzinga generation wakintu abantu n'igihumbi baraza gupfa today ariko ngiye ndimeze gutya gahunda yanjye ni ndacuzinga igihumbi cyo ndacuzinga izindi miliyoni zandi zigomba kuzamuka niyo mpamvu bro ngiye abantu bari mu muhanda ari kuvuga ngo man no protesting ngo president buriya ntabwo ugomba ku blaming umuntu mu president bro ko president uwaguha nka 24 hours bro ubu kano kanya afro swing usijya kubona ukabona abantu baje kugufata igitaraganya isaho kubita costume saho gati ngiye kuyobora hari urumva bro nige I'm telling you shano ngwita urwara igihumuro hari kraba kugezaho akubwira ati ni ugomba gufata umwanzuro urumva man bakakwereka nyine ibintu man bakakwereka pose zirenga n'ibihumbi kubwira turahitamo kuzamura igiciro cya Navigo cyangwa se mu kimwe
man imodoka zo muri kino gihugu cyose zibure peteroli man ukavuga ati ndariki ndazamura na Vigo wazamura na Vigo uruhande rumwe rw'abantu runaka tukajya mu muhanda wazamuye na Vigo na kandi bro akamodoka ari abandi bari kugatwara nyine bro the same thing ni njye mbibara yuko man bro man bino bintu birarenze bro ibintu byabo birarenze nyine barabimasteringa bro barabimasteringa kandi ni ibintu birenze ahubwo twe ubungubu nibyo nende gukubwira man ikimenyetso cyerekana yuko dukize ni ibingibi gold man uzareba Davido bande bano bantu tureberaho bro gusanga afite nk'ibiro bingahe bya gold bro ibyo biro bingahe ufite bro biro abantu runaka bari gupfira bro kandi urabizi neza yuko bari kwipfira bro none se kubera iki twebwe abakize biwacu usanga kandi ugasanga umukuru wa Tesla bro nta kintu yes uburase birabiterwa n'iki biterwa n'iki nuko abaniga dukunda biterwa no kuda nako kwa ngukunda ibintu bishininga bro it's not about shining it's about money also nyeka yuko ngiye biterwa na education ku rundi ruhande bro nango turi educated nango nyine twagize amahirwe yo kubona education kandi education yacu nango tuyishyiramo imbaraga bro nene se niba mani i Kigali cyangwa se a half of the countries muri Africa niba twiga mu cyongereza nese kuki biga mu cyongereza kuki tiga mu kinyarwanda nene bro wiga mu cyongereza ukaza kuzatera imbere bro wiga mu kirimi cy'abandi bantu ni byiza kubera ikirimi kidominatinze ni icyongereza ariko se kuki twe tutavuga ati dufasa umwanzuro okay no reka tureke no gutekereza ko byapfiriye kuva kera ubona umuntu yakora iki right now ikintu mba numva twakora man twakwigisha new generation ahantu tuva tu urumva kuko man byakunda regeneration y'abano itarabonye bano bantu kandi iyo generation yabayeho cyane ndetse neza rero tugomba gutekereza ati ni gute babayeho tukabikuriraho sasa rero urumva tukabyubakiraho nyine man tukubaka nyine ikintu kivuga ati turi kubaka kandi biri kuba bro tugasubira kuri gakondo biri kuba kandi biri kuba of course hari abantu bari kubipushinga man and then bro like gace ariko nje nekeza yuko n'umundi shamani chance abantu bambore kwivuga but we already fucked up man n'umundi turi fucked up no say bro ko simbizi niba ukuntu twabisubiramo kuko urabona ari ibintu aba batipe nyine badukandamijeho ukuntu sa nanoneho babitwinjizamo ku buryo tudashobora guhindura example reba nk'amafaranga nibo bayajera kwisi sibyo na nk'ubuvuze ngo ngewe ngo igihugu cyanjye nanze gukoresha $1 cyangwa euro byaba ari ikibazo of course so hari meme nko kwiyoboka mana twavugaga uvuze ati bon ngiye gusubira ngiye kujya muri back in time ngiye kwirukana idini runaka mu gihugu cyane iyo nambara rango wazayi ngiye kongera nizere nkuko basogokuruza bizeraga first nta chiffre dufite ntaho twabikura secondly n'abirabura ubwabo uziko abirabura ubwabo nibo bari mu idini kurusha abanyaburayi ariko nibyo ngiye gusetsa ngiye ukubwira niyo nuza niyo decision ngiye ukubwira niyo mpamvu ndukubwira ati ibaze noneho wakintu abantu baraje baratwigisha noneho ugasanga hari umuntu watuvuyemo bro noneho nawe ngo yagiye kubigisha ngo uyu mupasiteri runaka ngo yagiye kwigisha ngo muri Israel ngo Afrika habitse Buraya come on bro Yesu yaciye hano hantu bari kwerekana kandi dore ibirenge bya Yesu wowe sunamuzi umwumva mu bitabo icyo gitabo usoze n'ikindi bacyanditse urumva ni gute ugiye kwigisha umuntu man urikumva ariko nekereza yuko babireka bigapasinga kubera nyine man nawe ugomba ikibazo religion ugomba kwashira reka nkwereke iyo umuntu yafashe religion ongeye ngufashe nkagushyiramo religion yanjye nkagufata nkagushyiramo kaca yanjye nkagufata nkaguhereza education yanjye nkagufasha nkaguhereza lifestyle yanjye none n'umwana ubyaye ukabimushyiramo ibyo byanjye n'umwana umuvutseho nawe bakabimushyiramo man kuri generation ya kane wakora iki ntago wabasha kumukuramo bose bararyamye gutya nyine bose bararyamye ariko nanone ikintu nigeze kubaza ku kibazo cy'inama wagera nk'umuntu man iyo nama akazayigenda iteka ryose nge nagiriwe amahirwe yo kumenya iyo nama urumva iyo nama uzi yariyo itubwire wa mugani twari tugiye man buriya mu buzima bwawe uzicishe bugufi kuko iyo wicishije bugufi abantu bagushyira hejuru wakishyira hejuru abantu bakagukura hejuru bakagushyira hasi uzacunge iyo winjiye mu cyumba ukipresenta nk'umuntu ndi hayi ndarenze tu
abantu bose batangira kwibaza man kuki uri high bro bagahita batangira no gukomantinga no ku bintu utatekereza kandi man reba bari kwete yambaye se runo rwa original urumva man ugasanga bari kubona ubu defo kuko wabahaye iki topic yo kuganira ariko uzacunge winjiye mu cyumba ukirekana n'umuntu uri chill bro umuntu wese man usko wambaye urukweto rwiza bro nyine bakubonaho ibintu byiza bikuzamura you know what I'm saying ariko ako kantu ukanotifiye neza kugira ngo wicishe bugufi ivo ko ubusanzwe utari mugufi ako kantu mugufi kuko iyo uri mugufi ukigira akagufi noneho banagukandagiraho buriya rero man byarutwa kugira umuntu akawukandagiraho urumva wowe uzi agaciro kawe ku giti cyawe kurusha uko abantu iyo ufite agaciro already nta muntu wagukandagiraho nyine wicisha bugufi niyo mpamvu uzasanga nk'umukire yasohotse mu gitondo yambariye kamba mbiri n'agakabutura akinjira muri Tesla yiwe ubona bisa neza ariko wowe umanutse wambaye kamba mbiri nta Tesla uri bwinjiremo abantu bavuga ati uyu mutipe byaramuraburanye iyo ni image nanone ibyo ni byiza iyo ni image I agree with you but bro iyo nama nje nyigenderaho man bro nyine ariko nanone ukayitekereza iri massive man nje bivuze ndo magambo makeya ariko ni ikintu nyine deep down mu buzima bwacu bwa buri munsi n'ubitekerezaho neza urasanga impamvu wabaye baguhaye promotion mu kazi kawe ari ukubera ari ikintu wakoze ukavuga ati yo urumva man nyine kwishyira muri make ngende against kwishyira hejuru tu muri make ndi against yo kuvuga man ngenda renze mu bintu byose bro shiringa ibintu byose ni kuzaba muri buno buzima ari nabyo bintu bita biza kuri za generation zacu nyine tu yes to the fucked up already tu ahubwo ikintu twakora ngo ni man nukugira neza ari nabyo bintu ngiye nshimira iyobokamana muri rusange muri Bibiliya n'ahantu nicyo kintu nshimira Imana bro muri Bibiliya nta hantu handitse ngo ica umuntu byuka mu gitondo byo kwica umuntu nutekereza umuntu akubaza imeshaje imwe yonyine muri Bibiliya no kugira neza n'urukundo nkunda rero ngewe like iyo nyigisho tu nibyo ngewe na pickinze up muri Bibiliya yose na pickinzemo ibintu bibiri na pickinzemo urukundo pickinga no gukora ikintu cyiza tu kwirinda kugira nabi nkatekereza yuko ari naryo juru kuri ngewe urumva ngewe mba nekereza mani yuko hell tabaho nge ntabwo nekereza yuko kuzimu kubaho kuko nese bro nese man bajya bavuga ngo kwa shitani Imana izagutwika ngo iteka ryose kucyo watekera ubwo man ubwo n'ubugome y'umuntu bro ubwo n'ubugome bwacu iyo ni ubugome bwacu bro ariko ntabwo Imana nango yagira kuri ubwo bugome ngo kugutwika ngo buri munsi ukazahora ushyanga imyaka ngo igihumbi uriko bo nyine iyo topic franchement come on icyo kiboro kirareza ariko kibaze gushya imyaka igihumbi bro no gushya nanjye simbyumva ko Imana ari umbaye so wumva man munzajya mu kintu cy'igisafuriya kinise man mwana rwaniramo wakina neza man bwizaba twika gute bro mu gikontineri gishyushye man imyaka igihumbi bro gobirenge imyaka igihumbi uri muri tari uze ikintu kirenze abantu bagira bakayimenyera wakina man ukuri kw'Imana bakajya bikubitira widi wahiye naje nahiye bro no tuzanu man numva bro ibaze ariko ucyutajya ahubwo ni kagasirenge ko gushya ahubwo banze piriya amaniga azajya ahora yahiye tu yashyizeho ibikoresho yasembitekereza niyo babahiye tu singi ntabwo babona barashya man izo babatokombera imyotsi niyo mpamvu uvuga ko hari ibicu bro baratokombera bya hatari njye nekereza yuko mani bino bintu nekereza yuko nta kuzimu kubaho ahubwo twese tuzajya mu ijuru kuko urumva ibintu dukora mani nutekereza ku cyaha cyawe icyaha buriya ni isomo kuko iyo ukoze icyaha ugahanwa iyo ukoze icyaha muri make ubona igisubizo cy'icyaha cyawe igisubizo cy'icyaha cyawe kiba ari igisubizo cy'isomo ryawe kankwereke kwiyo topic Imana ngo kubiteho umwanzuro wanjye urabona iki gitelefone ndimo ndazunguza hano sibyo imagine urabona nziza papa ariko yaramurebye urabona aka kantu ntazi kavuye ku ipantaro yanjye kafashe urabona aka kantu cyangwa aka kajisho aka karensi tekereza ko aribwo ariyo ngano y'umuntu sibyo none utekereze ko ibintu byaremwe n'Imana muri rusange ibyo tuzi n'ibyo tutazi dutekereze ko bingana n'ifone muri so ni gute wambwira ko akantu kangana n'aka kajisho ka telefone gashobora gutekereza
ibyo umuntu wakoze iyi phone yose atekereza. Rero ntekereza mu myumvire yanjye ariko iyo iri personnel. Njyewe ntekereza ko Imana iriho cyane bro. Imana ni urukundo, Imana ni nziza, Imana turemye kugira ngo hano ku isi twinjoying. Ngiye hano ku isi mpamufata nko muri Disneyland. Tumeze nk'abapeti Imana yohereje ku isi, ufite atwereje ngo tuze kwinjoying. Enjoying aze bro cyangwa ku exploring bro. Oya kwinjoying aba naho meaning yo kwinjoying niyo dushaka kuza gusubiraho nyuma. Ariko no Imana yatwereje kwinjoying, ariko mu kwinjoying ni nkuko wakohereza umwana wawe muri creche. Yagiye muri ntuza ariko ubwo muri maternelle mu cyongereza ni muri nursery. Urabona umwana wagiye muri nursery ntago abazi imipangu papa na mama bafite. You know? So ntekereza roko umwana job ye no kwinjoyinga ari amasomo bamuha, akinjoyinga iri food bamuhereza, akinjoyinga ibyo bamukorera muri nursery byose. You know? None umwana yatangiye gutekereza ibyo papa wamutekerezaho. Kubwanjye mvuga kuri mwana bayasazi. So none nanjye rero ngatekereza ko twebwe abantu reka mbyite ko turi abana imbere y'Imana, ariko no Imana iri greatest ku buryo na Bibiliya ubwayo irabivuga ngo iby'amaso yanyu atigeze abona n'iby'ubwenge bwanyu butigeze butekereza nibyo Imana ibateguriye mu ijuru ahwiri. So ngiye nkavuga ati izi gahunda zose twirirwamo zo kuyaguha Imana, tuyitereta nkaho ari akapebe, tuyikorera amasafu dukora amakiribite ngo twishimire bro. Yatwishimiye ikiturema, yatwishimiye ikiturema, irabizi neza ra nibyo tuba tuvuga ati bro like man buriya nakuze ndasenga byatari bro serious. nakuze imbere yuko njya kuryama mfukama, bundi byatangiye mfukama ngasenga. None ngiraho ndakura mva mu gupfukama ngira mu kwicara exactly. Ubwo nsigaye nsenga niryamiye njyewe rwo nsigaye ngera ku buriri kuko Imana ibibizi kuyereka yuko utarushye ugasenga ngo amasaha 10 ngo kugira ngo uyemeze nta kuyemeza kuko irabizi neza, irabiza amashini. Nge nimbihuza nkubwiye ko impamvu natangiye nkubwira ko ndatinya urupfu. Ufite impamvu ndatinya urupfu nuko Imana yaturemye yaribizi ko hari umunsi tuzavuka hakaba n'umunsi tuzapfa. Izo date zombi Imana ngwaze utekereza ku kikurupfu bro, wumva murapfu yagiye man ufite hari igihe kinini nabitekerejeho ariko nza kwihereza umwanzuro ndavuga ati ibi bintu ntibindeba kubera iki. Ni ngako kundi uri mu muhanda uri mu kibasi uvuye iriyo ugiye i Paris ntibikureba ibyo umushoferi ari gukora, wowe wamugira icyizere ko ari bukugeze i Paris. So reka kora ibyiwe wowe enjoying ikibasi uri. Nje n'abatipe banje ikintu dutekereza ku rupfu se nje nagenga dutekereza yuko urupfu rukumva man urupfu buriya urupfu ni fresh. Urumva nekereza yuko urupfu ngewe ari nyine uyu gupfa ubyumva. Urumva noneho bakajya ahantu akaba ari nko mwita mu ijuru. Urumva hakaba nyine gupfa direct tujya mu ijuru. Urumva noneho impamvu abantu bakaba batagaruka nuko bagira bakaryohera sana no bagira Imana ikababaza kabwa ati sasa rero nyine nekereza yuko nge urupfu ari continuity tu. Reba nk'urugero turi gukora podcast ikintu cyose kitwica man tekereza ubuzima bwawe bwose. Urashaka yuko ukora podcast ubona million views, urashaka yuko urashaka mu gitondo gukubita ka gig ka fresh man gutyo gifu uhita wisanga ahandi hantu none gukora the same thing. Urumva none ariko icyo kintu kikaba kiri buze kuba cyiza ubizi neza yuko ari cyiza. Urumva man ugahita ubona abantu benshi baragukunda ni nakosa riba nyine aho hantu usanga man bore ho gahita isori gahita igira million views ari continuity nyine tu. No impamvu abantu baba batagaruka Imana igera ikabatswa ati se urashaka gusubirayo mu yindi shusho cyangwa urashaka kwigomera, bakigomera ariya twari bwo buzima buba ari fresh tu. Ariko mpamvu ari continuity waje philosophy yawe yaba ari sawa cyane. Ni continuity bro kuko nese kuki abantu batagaruka se cyangwa barazima film ikizinga nene subwo point yo kuba waravutse ugapfa yaba ari yise. Nese niki se kwaruko niki kihakanya ko umuntu atagenda ngo filme yizinge birangirira. Ikintu kibihakanya nuko nene se bro wakora kino kiboro rukumva ukakimena urugero nayo nanze retrash ariko urugero nshaka kubwira n'urugero nese twaba twararime wiki kuki waba warakoze ibintu byose nyine kugira ngo upfe birangire. Ngewe mba numva
hari ibibazo nyama numva ibyo bibazo nyine mba numva ibyo bibazo numva impamvu tubyibaza kuko nta wapfuye ngo agaruke atubwire ukuntu byari bimeze nta n'umuntu wibuka ibyo yabayemo mbere yuko impamvu batagaruka noneho man sinzi niba njyewe like man nyine bagira bakakubwira ati wenda ushaka kuvuga warakundaga nk'umuntu kandi man wagira mu ijuru bagahita bavuga ati uriya muntu azaza ino tariki zingahe ariko muri ino tariki zingahe ubu mwubakira nk'akazi ugasanga man wakundanaga n'umuntu ariko nta kazi mufite urumva man ubizi neza ko muzabyara umwana akabura n'ahantu aba sasa wagira mu ijuru Imana akubwira ati dore ushatse watangira ukubaka inzu ubu ngubu azaza itariki runaka uzajya kumufata tu sasa urahitamo kugenda mukaguma muri za trash n'iki cyangwa se uhitemo kuba muri ahangaha uri kumutegurira tu noneho umugore we nawe yapfa Imana agahita yisanga mu ijuru akajya kumureka nk'uko tujya gufata umuntu ku kibuga cy'indege ariko uzi ko ngo abantu babana bakatindana iyo umwe apfuye n'undi nta quelque semaine ahita agenda donc muri ya filozofi yawe no kuvuga ngo ahita mukatishiriza iti cyangwa gatisheri ndagutekeye hari uburyo niba nk'urugero wenda niba yaramaze iminsi apfuye hari uburyo utamukumbuye man ubwo cyo kumufata kugira Imana igahita imwishyurira agatike kari ako kanya kuko rugendo continuity no akagasije karyoshye ariko sinzi mba numva kugatindaho bitoroshye kuko ofete harimo ariko niyo point ya podcast man harimo kiproko nyinshi kuko urabona twebwe ikibazo abangaba batwigishije iyobokamana niyo batwigishije iyobokamana batekereza daboro bakoresheje ubwonko bwabo noneho iby'iyobokamana bakaza kubikoresha mu buryo bwo gutuma batera imbere ariko twebwe dutekereza dukoresheje iyobokamana ubwonko bwacu bukaza inyuma kandi nyamara Imana ntabwo irya Imana ntitereta Imana ntishyingirwa Imana ntiyambara ibyo byose ni ibintu byagombye kuba treated by imitwe yacu ibintu byose ni no zamani ni teachings man conclusion yanjye kuri biriya njye mvuga ko urabona nk'Imana y'u Rwanda iyo nsomye mu bitabo gatoya bavuga ko umunyarwanda ntiyasengaga Imana ngo ayisabe ibiryo ntiyasengaga Imana n'iki ahubwo wasengaga Imana ugiye ku rugamba akavuga ati Imana kiriya gihugu ndagishaka Imana ikaha imbaraga ingabo zawe none se uwo muntu azajya kwa shitani kandi atarayizi cyapa numva azajya no mu ijuru aho azajya mu ijuru ko ntabwo yari abizi rega mani kumenya ibintu byinshi umuntu uzi ibintu byinshi azabazwa ibintu byinshi no ariko ibyo nabyo bro ibyo nabyo mbona ari ufite mbona umwirabura deja Afrika ifite amabuye ifite klima ifite ibintu byiza byose muri rusange no n'umunyafrika bro genda bikubwira ntakubeshye urabona uzi nk'iyo ukoze ku cyana cy'ikizungu gutya ugakora no ku cyana cy'ikinyafurika bro ntuza energies wumva ntabwo ari zimwe this guy need to be stopped ari zimwe so kubwaje bisobanuye impamvu yo inajatari ndabisobanura so kubwaje mbona umwirabura afite ubwiza budasanzwe umwirabura afite ubwiza budasanzwe ku buryo noneho umuzungu we kubera yavutse muri conditions zigoranye akavuka ari na mubi akavuka nta n'ibintu bya danger afite we noneho bya bintu hari igihe ugeze umbwira ko ifo gutanga sacrifices no kuvuga ngo yaricara avuga ati kugira ngo nanjye mbe kuri standards nifuza kubaho ifo ko intanga sacrifices bari abahungu birabura nkajya kubambura ibyabo nkabahindura n'imyumvire yabo no kuvuga ngo ibintu byose twebwe dutekereza birabura uyu munsi turiho turi manipire n'abanyaburaya kugira ngo babashe kudukontorora bafate imitungo yacu noneho mu gufata imitungo yacu bafashe imitungo yacu iri physique zahabu n'ibindi bafata n'imitungo yacu iri muri mind banga ko dukoresha cerveau yacu batushyiramo Imana mu buryo butuza gutekereza muri rusange je niko mbyumva muri rusange turi mani happy bro na mani ibyo bintu uri kuvuga ni nk'umwana wagiye kuzerera yajyanye na mukuru we ageze mwese mufite nk'imyaka 25 mwese papa wanyu abafata cyangwa mama wanyu mwita muvuga ngo ngiye ngurajyanye gura mukuru wanyu gukora ngo mukuru wanyu ari wambwiye ngo tujyane bro nene se nk'urugero man ejo mundi shout out to my brother hari umutipe twari turi kuganira man bro ngiye nkunda abavandimwe man nkunda ibiganiro biri so personal twari turi kuganira n'umutipe twari turi gusobanura ijambo bita passport buriya passport man uza akamaro kayo buriya passport bro buriya man passport passport ya ni ikintu kirenze kuri ino si nani dusobanurire passport ya ngiye kugusobanurira ikiboro naragisobanura abantu bose bari kundeba man kirenze kiri gold bro nyine ni ikintu kirenze passport ni jambo passport urumva
cyangwa se tureke no kuvuga passport turavuga ku ijambo bita traveling so tekereza imyaka yawe mu mutwe wawe uri kuyikarikira kwibara kabisa kuramo 10 deje 12 yikuremo deje kuko 12 bro ni cya gihe wari uri utaruzi ibyuri 12 nari ndi kurangiza primaire orange ntese ubwo niba warangije imyaka 12 ufite primaire ubwo yitangiye ufite afro swing attends c'est primaire ntabwo bishoboka no 12 imyaka 12 kuyeho nakuyeho umwaka wa mbere wavutse okay nge nabyo umwaka umwe ufite iyo byose yikura ku myaka 5 ya mbere ntabwo tuyibara bro 3 ntabwo wari uriho ntabyo nari nzi era kuri 12 urumva tangira no kugiye watangiriye primaire tekereza ku nshuti ya mbere wakoze tekereza ukirangiza primaire ahantu wagiye tekereza ukirangiza primaire ahantu wahise ujya secondaire aha secondaire tekereza akazi wagiyemo tekereza ibihugu wagiyemo ubuzima bwawe bitekereze hagarara nk'uhagaze kuri map urumva ubuzima bwawe butekereze nk'aho burimo kugira ute ukora amazina urabibona buri kugaruka wagiye aha wagarutsa ide generale y'uburyo ubwo buzima wabubagamo noneho twagiye noneho ushaza ku myaka uzi icyo gukora ino myaka uzi icyo gukora ikintu cya mbere utekerezaho ni abantu ni experience ahantu hagiye hatandukanye uvuye i Kigali hari metero imeze gutya uyisugira uruhengeri hari metero nyine imeze gutya uhuriye umuntu umeze gutya na gutya ubuye ibyo byose uri kwibara right noneho tekereza kuri ibyo bintu man nibyo bituma bro ni no doubt uri afrosing kubera ibyo bintu urumva ni experience y'abantu bagiye uhura nabo bagiye batandukanye n'ahantu wagiye ujya urikumva noneho idiri generale y'aho hantu wagiye ujya ni imwe ukiya ahantu hose hashyashya ukigera uraraburiza utangira nta nzu ufite ariko ubizeye 100% yuko aho wavuye naho watangiye nta nzu ufite aho hantu naho uzahabona inzu aho wavuye watangiye nta kazi ufite aho hantu naho uzahabona akazi urumva watangiye nta rurimi uzi bro ahantu naho uzamenya ururimi rwawe iyo ni ide generale iyo ngiyo ishyire ku ruhande ahantu ubwo urumva ufite formule ufite formule ya traveling kuko buri munsi traveling izahora imeze gutyo buri munsi niba mvuye anga mu France nkajya Lisbon bro ndatangira nta rurimi nzi ndatangira nta nzu mfite ndatangira nta kazi mfite ariko amaherezo bizagenda gute uzabibona bro izana ku ijana urumva iyo ni formule dufite okay formule twayibonye afro swing kuri map twamubonye papa okay afro swing no araje ageze muki muri France wa muri kuri map ni afro swing yabaye stack uribona afro swing urugendo rwa mbere kuri stack yagiye akagaruka ahantu hambere yagiye akahamara igihe muri France ni muri France yavuye Paris ajyamiye avamiye agaruka i Paris urundi rugendo rwose akora ni akazi riri akazi riri uri kubona no man wavuye mu kugenda gutya ugira gutya mu buzima bwawe bwose umaze nk'imyaka 5 ntabwo uri wendi kuvuga ndi kuvuga nyine urugero umuntu wari wese mu buzima bwawe bwose umaze nk'imyaka 5 uri muri arere tour navuye ku kazi no munsi nagiye gura n'abantu banje nahise ngaruka mu rugo nagiye muri patu no munsi nagiye ku kazi no munsi nahise njya gura n'abantu banje ni shema zimwe zidahinduka ubu ngubu nyine ariko utekereza iki tekereza background za nshuti zose wagiye ukora wazikoze kubera iki kubera wagiye you know what I'm saying so noneho ubu ngubu rero umuntu akubwiye ati noneho sasa rero bro nguhaye passport ko passport dufite ahangaha bro ni no limit bro ahantu hose kuri ino sura kabisa no muri Amerika uragenda utiri usaba hose bro urumva passport uri kumva man ni ikintu kirenze tu ni ikintu kirenze bisobanuye ko impamvu n'ibibazo byose ufite ubu ngubu tu nuko uri muri miri imwe bro we have to change. You always with these friends bro nigute mutazajyana ibibazo inshuti zawe zose ni zimwe hano hari abantu bataka ngo man ngo ngiye ngo nabuze urukundo wabuze urukundo kuko bro wa datinze abanyarwanda imyaka 35 maze kwisi ntango bigeze uhindura undi muntu ese ubwo Imana yagumye abantu kugira ngo tumenye wenda maybe type yawe n'abantu bava muri Asia ariko man akanyoni katagize ute akanyoni katagurutse akamenya iyo bweze 100% bro uzapfa utabonye urukundo kubera iki wazize kutagenda ariko rero nkongere ngugarure kuri cya kintu formule urayifite urabizi neza yuko uri bugere rwose bikabanza kwanga ariko urabizi neza yuko
biri bugutwara igihe gito kugira ngo umenyere nkuko byagutwaye igihe gito anga nkuko byagutwaye igihe gitande ahantu hose waciye ariko kuki tutabikora bro like before ko abantu batinyuka ku traveling niyo formule y'ubuzima kuko ni formule y'ubuzima 100% kuko afroswing ubaye afroswing kubera abantu mwahuye right 100% turi d'accord urumva hari umuntu mu buzima wakubwiye ati man koraga podcast kaba ari fresh urumva ubu ngubu podcast ni ikintu cyawe kirenze mbikora kuko exact hari umuntu wigeze abimbwiye 100% ngo atafroswing aziko byibuka urabibona urumva uwo muntu mwari mwahuriye he mu ngendo shout out bro no sitekerezo no moving ugahura n'undi muntu state azakubwira ndanabyibuka ko haraciye imyaka 10 umuntu abimbwiye insane nagiye ahantu turi kwishutingira agaclip tumaze guklipa agaclip umutipe ntangira kumupoza ibibazo gutya turi kwikinira umutipe umwe aramubwira ati nyamara ibiboro by'abajournalist wabikora fresh biba biciyeho noneho haza kuza abandi bapeti babiri umwe sinari muzi undi anzi bicara ahantu muri hood wanganiraho ntabizi aravuga ati man uriya mutipe agira rubanga yabiryoshye ngiye kumva numva umwe muri bo arampamagaye aravuga ati bro nyamara wajya unatuganiriza abatipe barampushinze you see what I'm saying abo bantu uko mwe mwahuriye ahandi hantu twari twahuriye ahandi tekereza uramutse ugiye state ubu ngo uramutse ugiye state naho wazahura n'undi muntu akakubwira ati man frosting none ndabona wakora imideli kandi uko watekereza kubyo ukayikora n'ahandi rero man nyuma y'imyaka 5 n'ibihugu birenga 20 umaze kujyamo ubu mfite inshuti runaka uba wumva ukeneye ikintu ukavuga ati man sha nanyweye byeri ariko nta byeri nanyweye zirenze izo nanywereye muri Korea kamamagara uriya mushuti wanje wa Korea mfite gahunda yo kunywa turahurirayo man wagira kure ukavuga ati shaman nagize ubuzima buri chill ariko nta buzima nagize buri chill burenze ubwo nagiriye Lisbon kandi Lisbon hafite umuntu man ahantu hose nese ubu man bro swansanze Paris bro ni gusa twicaye turi kuganira mbitekereze yuko noneho ushobora kunsanga mu kindi gihugu cyo ukansanga ahandi hantu afite uzi ahantu nkozeho urona nge nize sinema mu ishuri reka mbwira nk'ukuntu niyongoje kwiga sinema nakundaga ibindi bitari nayo vraiment ariko ndibuka ndi kwigira amategeko umunsi umwe nasohotse ari nka saa 12 ariya Kimicanga i Kigali kajya ndeba abamere bari kujya kwiga kuyerika bagiye mu bikebo bya danger yari kera yerika ikiba mu gishanga atari ku ibintu ngenza bigeraho ryari njya kwishakira umukapu umwe gutya twahuriye ahantu urumva ko ngarutse kuri traveling umuntu twahuriye ahantu wagiye ntabwo wari wicaye mu rugo ntabwo yagusanze mu rugo nabwiye ati bro wamfashije ko ndashaka no kwibonera akajobe nzajya nkora nyuma y'ishuri arambwa ati nyamara arabazungu baje nahangaha bashaka umuntu waje wafasha utuntu kandi mbona wadushobora nuko naje kwibona umutipe anjyanye hariya mageze discovering cinema ndavuga ati ibintu byaba ari sawa cyane man mbankoza akamuvi ka mbere akakabira ka gatatu mpita mfata icyemezo cyo kuza kubyiga i Paris kubera na travelinze mpura n'umuntu umuntu anciya ayo marenga ndayumva kandi ikintu gise kiba part of your life none n'ubu uyu munsi nibyo turi bino podcast man ikintu kirenze ngiye man appreciate ibintu wakoze bro namba man ibintu ndabya appreciating man kuko podcast je mu kinyarwanda no gutangijwe bro uziko je yari nayo podcast iyi turi gukorana ihowe niyo ya mbere nkoze mu buryo mbikundamo kubera iki kuko orona izindi nkora mani ntago abantu baciringa nkuko kwawe bya danger ngo bambaze utubazo bambwire avizabo afite usanga bimeze nka interview bira podcast na interview ni ibintu bibiri you know so iyo bibaye interview podcast wari ikiganiro man ariko man ngiye bura nindi tuvuze kuri travel man nizere ko travel domeje kuko bro nje nabiganiyeho n'abajama banje bro I'm telling you nanjye ibyo bintu mbere yuko mbiganaho n'abajama banje nuko ndi kwivuga ngiri kwibabwira passport yanjye irimo kashimwe yonyine ibaze bro abandi bantu zirashi ariko ibaze ngaho umuntu wagiye kudepoza ngo mume passport man impapuro zashize bro babuze n'ahantu bastable ariko ukajya kudepoza harimo kashi man urumva yuko uwo muntu bazabakira kimwe koko kandi wajya kureba ugasanga uwo muntu harimo boro nyinshi man ugahita understanding impamvu bano bantu bafite ruriya ruhu ubabona buri munsi n'ibikapu man avuye hano akajyanga ariko bro uzi nk'umuntu wari ruriya ruhu wakina ubusanzwe nk'Ikigali uzana abayagiye abayavuye ahantu kure inyamateke abayavuye ahantu kure no muri systeme iri complètement itandukanye ibaze nkaye nko kuva nk'Ipari bro gahita yisanga i Kigali
ukisanga Nyabugogo urabona ukuntu ipara abantu bafata transport man metro ikinyabupfura Nyabugogo bro muragukubita inkokora wakine hani mu urumva ibaze experience tu nibyo tuvuze kuri travel tu ariko ngiye nyimara kumenya kuri iryo jambo travel tu niyemeje yuko I really don't wanna say it here nashaka kubivuga ngaha ariko bro like man ndashaka travelinga ibihugu nyine namaze gukora plan tu ndashaka travelinga ibihugu bitatu ibihugu bitatu kuva mu kwezi kuri kwa September kugeza hiver yose ko man ngira ubukonje tu so ndashaka kuzajya ncika ubukonje tu buri ko ubukonje bugeze nzajya traveling ibihugu bitatu so mungu kuri list yanjye rero tu September nubwo twatangiye kujya mu kwa 9 nubwo twatangiye kujya mu bukonje man bro kandi ikintu kirangira nzafata igikapu ngende tu kuko bro n'ahandi hantu hose nagiye byatangiye ari igikapu urabona hariya mu karima k'imizeti uzi ukuntu burangiye nagezeyo uziko mva mu rugo njyayo narinze aho ngiye Goteje bro wakoze rungana nka nambaye nkunda sandali byatari nambaye sandali fata agakapu sakodo shyiramo amapantaro abiri udupira tubiri n'aka jacket kamwe uzuko mbwiye umukecuru ko ngiye Bujumbura uzuko se rugendo rwo kuva New York wakoze ari uko rutumye uri hano ijana ku ijana rero nyimara kumenya ibyo bya travel tu nahise nanone na understanding ikindi kintu man bro seriously like man bro hari ibintu tudakora bro binarenze ariyo mpamvu dusanga turi no kwiblaminga nibyo twari turi kuvuga man ku bintu by'urukundo bro uraho ngaho uri kuvuga ngo urukundo man ngo ngiye ngo urukundo ngo rwanani warakunaniye se turaguheraho rwakunaniye man abantu uvugana n'ubwoko bumwe butekereza kimwe bukora ibintu bimwe imyaka yose y'ubuzima bwawe right why can't you try like a little bit because like it's about experiment gerageza ahandi hantu nanone nibyanga byose nugerageza ahantu hatatu bikanga ubone kudesida ariko bro ntango wakicara ngo urumva utegereze that's what I'm talking about so byose ni ubuzima bro like there's kandi iyi ni inama nziza bro iyi ni inama nziza ko ufite uri wabonye ko nitonze cyane nuko biri kunyinjira mu fete like nanjye niko nari imeze turi kubiganiraho n'abatipe banjye ntabwo nakurenga imyaka 5 harya ese ngo baze man ngo ni so wagiye man njye nakubwiye njye navuye rire nzipari njyabiye abesi naturaburinze nagiye mu Bubiligi man bra kuva iparo ryo mu Bubiligi mind you abantu batabizi na amasaha nisa wanjye mu nzu ujya mu Bubiligi minota 15 mbese ni nko kuva ni ya system man njye hano hari umuntu bro like hari umuntu twaganiriyeho ndaza kumubwira behind the camera bro uwo muntu nyine tuzi routine ye bro uwo mutipe tuzi routine ye yadaje ari routine irarenze bro nyine you can't be doing always the same type shit ibintu byose bihora auto ese man like bro ibintu bari neza man nase rikahubwo nkwereke akantu karenze ibingibi bro ntago ikiganiro tukirangiza uyu munsi ikiganiro cyacu ndabona cyaza nejo tuzongera dukubita ikindi nejo bundi ahubwo reka turebe ubu ikingiki uwaba kurabona amaniga dukurikiye nzi neza ko yatangiye kuryoherwa nayo kandi buriya akaryoshye ngahora mwitamo reka tube tubahaye akantu kurya kagapisa up tubabwita ahubwo noneho mwebwe mube ready ejo twongere dutema kandi of course bro first of all urabyumva ute cyangwa urumva ama topic akomeje kugurumana mu nda no first of all man njyewe ndashimira move ufite bro ni mu bintu byananzanye nanone no gutanga appreciation kabisa ndashimira move ufite no podcast wayizanye abajene turi mu rugero rumwe kandi ni ibintu birenze tu so bro there's kabisa njyewe igihe cyose kindi uzandabura I'm here numva kandi vraiment merci bro thank you so much for having me so guys reka tubabike mu mwenda. Peace out. Guys, you should travel, bro. You should travel. Yeah, man. You should travel, right? So, tuzasubira n'ejo n'umunsi. Love. Yeah, man.
ngo ujye unateka utwaka byaranje ngo uri umukwikwi urenze cyane nakibonye igikwikwi cyanyu se urateka ngiwe Imana uzi ko ari nako gakoryo njya nkoresha iyo nshaka kuzirika umuntu ndamutumira akaza nkamutekera iyo nagutekeye man ngira dishe bita gumino ndaga man wumva ku bukwe bwawe uzidijira cyangwa uzahamagara undi mudije icyo kibazo gifite na B bise bumva uwo mudije uzaba umwizeye tangoreka kandi kantu keza akandi kantu keza urakazi rejection man rejection urayizi buriya tunababwira abantu man buriya rejection ni akantu keza cyane n'uburiya umuntu gukatira muri make twe twakuze ubundi no kuvuga ngo umuntu aragukatira ari ibintu birenze ariko gukatira ni ikintu cyiza man gukatira buriya umuntu agukatiye abakubwiye ati singi abaguhumuye amatwi akubwira ati reba ahandi singi buriya gukatira ni byiza cyane ngo tekereza gukatira bibaye bitabaho ujya no ku muntu akakubwira ati akakubeshya mukabana kubeshya ni sawa cyane ariko buriya umuntu ngiye byatukangatira bro ukamiyo rejection urugero wenda mbonye umuntu mu muhanda right ndamwaproche ndambwiye biteye amazina yanjye banyita runaka ngubonye uciyeho uri mwiza vraiment ndabona uri type yanjye tu nashaka kumenya niba ufite umukunzi kambwira ati mfite umukunzi uko no kungatira right ni rejection iri mu kinyabupfura ariko urumva yuko iyo rejection ari ukuri rego kuri kuraryana bro ufite ni nkuko ugiye ufite iPhone ukajya muri shop ukajya kugura charge ugasanga iyo shop icuruza Android gusa cyangwa ugasanga charge waguze ntango ari icomeka sharije phone yawe nyine urukundo rufite amahitape menshi nyine ese ukunda umuntu ukimubona cyangwa ukunda umuntu uhora amaze kumenya byose birashoboka ariko ntekereza yuko nge byaba byiza ukunze umuntu umaze kumumenya donc ntabwo wemera coup de foudre kumubona umuntu ukavuga ati uzi iki mbigusane mu bundi ruri byose